Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, nshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited. Reka tubifurize rero guhaha mukaronka aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ariko kandi tubibutse gukanda subscribe wowe utarabikora, ndetse ukane no kukazogera kugira ngo ujye ubasha kubona imari yose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi rero ni NZIZA Business Group Limited, kampani ya mbere hano mu Rwanda mu kubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa. Iyo tuvuze imitungo itimukanwa murabyumva ni amazu, ibibanza, amasambu n'ibindi by'imitungo nyine itimukanwa. Rero tubafasha kugurisha ndetse no kugura mwebwe mwese mugiye mubikeneye. Si byo gusa rero kandi, kubera ko tugenda tunabagezaho amakuru atandukanye abavugwa hirya no hino mu bijyanye n'imitungo itimukanwa, ari nako kandi tubaha ubujyanama, tubafasha byinshi bijyanye n'imitungo itimukanwa. Turabakunda cyane rero. Iyi ngiyi ni NZIZA Business Group Limited, kandi subscribe kuri channel yacu ya NZIZA Market. Ngira ngo rero abagezeho cyangwa se aba bari kutwumva, nkuko muri kubibona ku screen yanyu, muri kubona inzu nziza cyane twabatembereye tuyigeraho. Ni inzu nziza cyane igurishwa, kandi igurishwa mu by'ukuri amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro kayo nyirizina, agaciro k'ukuri. Ni inzu ihendutse. Iyi nzu rero ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, umurenge ni Kanombe, ahazwi cyane nka Kabeza. Iyi nzu iri ku Kabeza mu Rubirizi kabisa. Iyi nzu rero, ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ndetse icyumba kinini kikagira dressing room cyangwa se urwambariro. Hanyuma kandi ikagira douche na toilette eshatu mu nzu, ikagira salon, salle à manger na cuisine yo mu nzu, ikagira kandi parking na jardin bihagije cyane, ariko kandi ikagira na annex nziza. Iyo tuvuze annex ubwo aba ari douche na toilette byo hanze, igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse n'inzu ishobora kwifashishwa n'umukozi ubafasha imirimo yo hanze nyine. Ikindi kandi nuko muri chambre principale h'iyi nzu harimo garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Iyi nzu rero ni inzu igezweho, ni inzu yubatse neza, ni inzu iri moderne, ni inzu kandi yubakishije amatafari ahiye yose. Ngira ngo tugitangira mwabonye clôture yayo, ko yubatse n'amatafari meza akomeye ya Kabgayi. Ni nako kandi n'inzu nini nayo yubatse, nubwo igiye iteye amarangi. Ni nako mubona kandi plafo ziri muri iyi nzu. Iyi nzu ifite plafo nziza cyane zijyanye n'igihe bita gypsum, murazizi mwese. Ari nako kandi ifite irangi ryiza rwose rigezweho rya stone finish, ikagira inzugi nziza za ribuyu. N'inzu mbese ijyanye n'igihe, idakwiriye kugucika. Ariko kandi tubibutsa yuko iyi nzu yubatse mu kibanza kinini Kigali, gifite ubuso bwa metero kare 450. Ubuso bwa metero kare 450. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni inzu nini, ni inzu ifite parking na jardin bihagije. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite n'ibigega by'amazi, nta kibazo cy'amazi ushobora kugira, ariko kandi ikaba ifite na view nziza, aho iba yitegeye umusozi wa Busanza wose na za Kicukiro. Ni inzu rero ijyanye n'igihe, ushobora kugura kandi ku mafaranga atari menshi. Iyi nzu rero ntigucike, nyabuneka niba ushaka inzu yo kugura kandi ihendutse, kandi iri muri quartier nziza nshyashya ijyanye n'igihe, ariko kandi ukagura ku giciro cyiza, ku buryo mu gihe cy'amezi 6 mu mwaka umwe ushobora nawe kugira ikibazo cyangwa se gutuma ugurisha iyi nzu, ukayigurisha amafaranga rwose agera kuri miliyoni 100 cyangwa se zirenga. Ntabwo rero ukwiriye gucikwa n'iyi nzu. Iyi nzu rero wenda tutabicishije amatsiko, ndabizi abantu bamwe kuvuga ati ese nangaye iri ku giciro cyangahe. Ndavuze ni wazayigura miliyoni 100 mu gihe cy'amezi 6, cyangwa se ukayigurisha miliyoni 100.
mu by'ukuri iyi nzu irashaka miliyoni 70, ni miliyoni 70 ariko ziri negotiable, miliyoni 70 negotiable, ni miliyoni 70 ariko zumvikanwaho, ni miliyoni 70 zumvikanwaho nk'igiciro, ntabwo ari ihame. Ijambo rya nyuma ni iryawe we nyiri mafaranga. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika. Wayikunze n'ubundi waduhamagara kuri za nimero zacu za NZU Business Group Limited arizo 0788 48 67 murabona rero karitsiye yayo uburyo rwose ari karitsiye nziza cyashya, iri moderne, ni ahantu ho kurerera. Si izo nimero zonyine rero kuko ushobora no guhamagara kuri 0781 2 inshuro 3 0123. Iyi ni ku izina y'inzu rero murabibona ko ari akataraboneka, ari nako mushobora kudusanga ku Muhima kuri yama ugeze muri Feruje, inzu ya etaje y'amatafari yanditseho Shema House, ukora muri etaje ya nyuma umuryango wa mbere mu gikari. Kanda subscribe ushaka kugurisha duhamagara, ushaka kugura duhamagara. Ni karibu cyane muri NZU Business Group Limited, umukiriya ni umwami. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na NZURI Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. NZURI Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel NZURI Market. Sanga di makuru kuri #NZURI_rawa.